hahandi yabaye nk'umusaza akajya agenda uko ababaye akitobora ugutwi rero umuntu yambara iherena rimwe uko ababaye agatobora ugutwi ngafite imyenge myinshi ku gutwi kubera depression yatewe n'umugabo wageze haba nk'umusazi ajya iwabo kwanjye arasara abwira mama ye nutampa amafaranga ngo njye muri Tanzania ndogesha umugabo wanjye agaruke ndiyahura nk'umubyeyi we yabanje kubyanga ngatuza umukobwa yabyanze neza ngo nyina yaramuhaye kugira ngo abone umwana we abaye hatiyahuye ngaragenda ajya kurogesha kuri bishoboka byose umugabo yanga kugaruka ariko yarambwiye ngo yabirwaye nk'imyaka myinshi n'ubu ntabwo aragaruka ariko yakuvugishaga ari muri Tanzania oya yagiye kurogesha aragaruka umugabo biranga umugabo ntabwo aragaruka n'ubu ubu nyine n'umukobwa afite umwana yarambwiye ngo yarebaga umwana we aho kugira ngo basa musubizemo ibyiningiro bamusekere yishime we noneho akababara akamubonamo isura yase yamureba akamubonamo ya sura yase akamwanga urumva igikomere yagize cyageze no ku mwana kigera no muri famiye yose yarampamagaye yarambwira ati hangane ntuzabe nk'uko nanjye nabaye wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza, tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara, najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira, ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze by'umweko muri Santé Park Jardin iri hano mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama. Twizere ko mumeze neza muri hose hatandukanye. Mana yanjye ndabizi ko mwaye mutegereje kino kiganiro muri benshi nkuko nanjye ngitegereje. Nabonye ino mihanda yaranyereye, inyerera ntabyifuje, inyerera ntabigezemo uruhare, inyerera mbibona gutyo mbona iranyerera pe. Mbega imihanda inyerera, mbega imihanda inyerera, mbega imihanda inyerera, mbega imihanda inyerera. Ndi kumwe n'uyu mudamu yitwa Olive. Mu minsi yashize twaraganiriye, ntazi uko ibintu bimeze, ntazi uko bishobora kunyerera. Biranyerera koko, imihanda iranyerera. Gusa mbere yuko tuganira na Olive, ndabizi ko mufite amatsiko menshi cyane nk'uko nanjye nyafite. Reka mbanze mbabwire ko ku bantu mwifuza apartment nziza hano mu mujyi wa Kigali, reka nkurangire apartment iri mu mujyi wa Kigali kwirebero, ku muhanda wa KK 732 ku nzu ya 20 mu Kagarama. Rwose bitabyoroha, ushobora gukoresha GPS ubundi ugahita uyigeraho neza cyane. Ni apartment yitwa Ira Apartment, hahandi ushaka kuruka n'umuryango wawe, hahandi ubona view nziza ya Kigali, ni kuri ino apartment yitwa Ira Apartment. Ni igiciro kikubereye, ndabizi rwose byanze bikunze. Waba uri umudiaspora uvuye hanze, hari umuntu wifuza ko ayijyamo, hari umuntu wifuza kurukana n'umuryango we cyangwa n'umukunzi we, simbizi, ushobora kuba wahamagara 0788 30 39 Ikindi nuko ari hafi ya Canal Olympia Rebero, hakaba ari na hafi ya City Sawa. Ubwo urumva ko na ahantu hari strategic heza cyane. So ndi kumwe na Olive, I'm excited kongera kukubona nyuma y'imihanda. Ntabwo nari nzi ko cya kiganiro twakoze cyangeza hariya ku ma YouTube channel ahantu hose ni wowe, ni James n'amafoto yanjye bamvugaho. Ngiye mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko imihanda izanyerera gutya. Olive, tugoye kaze Oli. Ego murakoze. Amakuru ni meza. Ni narakurakariye. Umva sinzi icyo wampoye. Nanjye ntabyo nzi pe. None se mu by'ukuri ko kujya muri byinshi ngo tujye mu bintu byinshi cyane, abantu nanjye ndashaka kumenya, waratubeshye? Oya ntago nababeshye. Olivier, nongeye mbisubiremo, waratubeshye? Oya ntago nababeshye. Okay, reka none mbivuge mu bumwe.
Olivier ntabwo wambeshye muri cya kiganiro. ntabwo nigeze nkubeshya ubonaga nsa n'umubeshyi. Ntabwo nigeze mbona usa n'ubeshye, ariko abantu banteye amabuye, abantu baduteye amabuye. Gerard kuki wakiriye Olive ari muri prank? Ariko njye nibaza ikibazo kimwe, kuki abanyarwanda ikintu usanzwe ukora babona ko ubuzima bwawe bwose ari cyo kintu. N'urugero njye nsanzwe nkora ama prank, ariko mvuze ikitari prank bagifashe muri bya bintu nsanzwe nkora. Ubuzima bwanjye njye nerekana kuri YouTube bushobora kuba ari 30% y'ubuzima bwanjye bwose. Sinzi impamvu batekereza ko kuba nerekana prank nyinshi kuri YouTube ariko n'ubusanzwe nkora ama prank mu buzima bwanjye. Uza hano ntabwo nta kindi kintu kiri inyuma wari wampishe? Oya ntacyo. Nta na gitoya. Njye naguhamagaye mbabaye, numva nshaka kuruhukira hano, numva nshaka kugira ikintu mubwira nyine, ndaza ndabikora. Nanjye ntabwo nari nzi ko imihanda izanyerera nk'uko nagiye kubona mbona hano hose bibaye ikibazo. Ntabwo nari nzi ko ariko bizagenda. Ku bantu bavuze ko bira byose byari ibinyoma, ndaza kubivuga byinshi, hari byinshi cyane bagiye batondekanye ku murongo, byinshi. Ukibona ko abantu benshi bagaragaje ko kino kintu ari ikinyoma cyase impanuka, ntabwo nahamya ko ari bo benshi, kuko ababihamije, simvuze ko ari bo benshi, ndavuga abenshi. Iyo mvuze abenshi ni benshi nyine, barenze umwe. Barabihamije batuma n'abandi batabitekerezagaho cyangwa bari babonye ukuri bajya mu kinyoma, bumva ibinyoma byabo. Ariko mu by'ukuri njye ntabwo naje hano kubeshya. Ntabwo waje hano kubeshya? Ntabwo nabitinyuka pe. Ntabwo wabitinyuka. Mu by'ukuri ukibona biriya bintu ahantu hose ni Olive na James, Olive na James, Olive na James, Olive na James, James na Olive, James na Olive, wabifashe gute? Njyewe narababaye cyane pe, ku buryo no kuri channel yanjye hari abantu benshi bagiye babona ibiganiro nakoze narakaye ndi no kuvuga nabi. Bamwe bitekerezaho nabi, ariko nawe uri hano kuri uyu muhanda ukabona ibinyamakuru birenga 3-4 biri kukwandikaho bikuvuga nabi. Oya ntabwo ari 3-4, ni hafi ya byose. Yego, bakuvuga nabi noneho utabazi, nta waguhamagaye, uretse akicara hari yaga creating content agapfa kuvuga. Byarambabaje. Ni nk'igiki navuga ngo cyagukozeho cyane kuvuga ku cyuyu muntu hamvuga gutya? Ikintu cyambabaje ni umuntu wavuze ngo ngende umutekamitwe. Yego, umutekamitwe nta muntu natse amafaranga, nawe naririye amafaranga, ati Olive na umutekamitwe. Bivuga ko ngo n'amafaranga nayo wayahawe n'abagabo mana yanjye baba diaspora. Ntibahari niba reba YouTube hajyeho kuri comment bandike ngo uyu muntu yandika avuga ati ngiye Olive namuhaye amafaranga. Nta madolari wohejwe n'aba diaspora. Bibaye byiza yakorana yafata na screenshot y'iyo message akayohereza akayereka. Ufite bambaje ngo kuki utashyizeho nimero de telefone zawe? Izanjye ziriho, izacu zo ku nkuru yanjye ziriho. Hari abagabo benshi barenze 5, ndaza no kubakwereka, banyandikiye bambwira ngo wampaye nimero yawe Olive ko ushaka ko kumumara agahinda. Umwe akambwira ati ndi umudivorce, undi akambwira ati ndi umugabo ugana gutya, undi akambwira gutya ati ndashaka kumumara agahinda. Igisubizo nabahaga nababwiraga ni Olive kuba atashyizeho nimero ze nuko atifuza ko hari umuntu umuvugisha wundi. So ntabwo nanga nimero atamaye uburenganzira, sibyo? Mbwira rero abo bagabo abakugezeho. Bangezeho benshi, hari benshi baje bashaka kunganiriza just gusa, hari abaje bashaka kumvugisha kumara ko gahinda mugari wawe bagishaka kuntereta, hari n'abaje bashaka kugira gusa baganire nanjye ntuzo umutima. Benshi bangezeho. Abagabo baje bagutereta bangana iki ugereranije? Ntabwo ari benshi cyane, ntibarenga nka 5. Habo ntabwo ari benshi cyane. Ni benshi ariko si cyane, ntabwo nabikabya cyane. Nuko nanjye harimo banciyeho pe, bageze hafi aho baciyeho bansaba nimero zawe, bakani describing ndi umugabo umeze gutya, ndi umudivorce gutyo, sibyo? Wabimanaging ute uri? Njyewe ntabwo ibyo byantera ubwoba kubera ko ni benshi, niyo ufite umugabo bizwi baragutereta. Ariko njyewe ikintu nkora telefone ni yanjye, ushobora kumumagara nkanga kwitaba nkakubloka kuko ni uburenganzira bwanjye. Nicyo kintu cya mbere nakoresheje, narabablotse abo numvaga badahuza nabi, ndababloka
wansubiza nkubwa nta mwanya mfite wampamagara sinkwitabe ugatuza. Ko umugabo wawe James yatwawe n'abadiaspora nk'uko wabitubwiye mu kiganiro cya mbere kucyo utafashe icyemezo cyo kubaha umwanya kugira ngo bagugure urwo rukundo? Oya, niba wakunda abadiaspora yenda njye ntabwo mbakunda. Ngira amahitamo yanjye nawe akagira amahitamo ye. Turatandukanye cyane. Mu by'ukuri nta mafaranga bakohereje bakuganirije gutyo gusa? Burya ntabwo umuntu yapfa kukuganiriza cyangwa agakoherereza amafaranga mbere yuko kuvugisha. Akenshi arakuganiriza. Rero iyo umuhaye umwanya akumva ko yenda hari aho azatoborera akakwinjirira ashobora kuyaguha. Ariko iyo umubanye serious ukamwereka ko nta rukundo rundi ushaka utuje, ndatekereza ntabwo yaguhaye amafaranga. Nuko utashakaga urukundo, nuko utashakaga umugabo wundi, no kubera iki? Njyewe impamvu kuki utabahaye umwanya? Impamvu ntabwo nigeze mbaha umwanya kuko numvaga bari kumbeshya. Akenshi uwo muntu nk'uwabaje kugufatira. Ikindi kintu cyatumye ntabaha umwanya nuko nayo mafaranga yabo ntabwo nayashakaga. Ko ashobora kuyaguha ejo cyangwa ejo bundi akaza kuguteza ingaruka amafaranga cyangwa akaguteza abo banyamakuru ubona. Ngize n'amahirwe mbona batangiye kubyandikaho, babyanditseho rero ndavuga hatazangira no mubwira ngo yanyoherereje amafaranga ugasanga yenda inkuru ibaye njyewe gusa muri uru Rwanda nta mafaranga y'abashaka. Ndetse uri ko nabonye ahantu hose bemeza ko ngo ari amafaranga y'abagabo. Bazaza ni message. Wowe niba bibonye? Erega narabibonye. Unese ibintu byose bavuze ni ukuri. Ni byinshi turagenda bamvuze amagambo menshi mabi. Mabi ndende umutekamitwe kandi ntawe natetse imitwe, ntawe naririye amafaranga bavuga ko nayariye. Noneho hari n'uwavuze ko yageze mu rugo ngo ndamwirukankana ngo umuzamu wanjye aramwirukankana nta muzamu ngira. Hari n'uwavuze ngo yageze mu rugo ndamubona ndiruka ngira ndasenge ndi umujura. Yego nabibonye. Ndi umujura ku buryo usanga iwanjye nkiruka. Nya. Ubu se ubu waburindi kereka ari polisi na polisi sinakiruka kuko nta cyaha nari ndimo. Rero nkibaza ukuntu umuntu umunyamakuru ntazi ngo yageze mu rugo nkiruka. Mu YouTuber yego. Mu YouTuber noneho nkibaza se nk'uwo nakiruka muhunga ni inkuba ni isasu ngo ndahunga numva nyine biranca amagambo babo. Hari nabonye bageze ngo mu rugo basanga uri gutekera ngo ka cyayi James niko ako basa mbabarira aze gutera comment yandike ngo kuko naraha musanze ari gutega icyayi. Nabonaga bari serious. Nabonaga bari serious mu byo bavuga. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha. Ninkubwira bizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet, untega amatwi neza nkwibira ibyiri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nge rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. YouTuber bavuga bari serious kubera ko bari gucreatinga content, barashaka agatwiko kabo no kutuvugaho kugira babone ayo mafaranga yenda mu rugero nakazi barimo. Rero bahimba ibinyoma byinshi, niyo mpamvu azahagarara avuga ari serious umubona ugire ngo ari mukuri, ariko abenshi n'abanyabinyoma kuko ntawe nzi nabo bavugaga nta nunzi. Basi kugira ngo basi bazafate na nimero yanjye ya telefone bayishyireho bavuge ngo uyu muntu turamuzi kuko nta na telefone yanjye bagira kuko ntago mbazi. Ariko numvaga harimo n'abaguhamagara. Uwo mpamagaye ni si Clara uriya mugore? Clara numvise na Ndimbati nawe yaguhamagaye? Ndimbati we yarampamagaye ariko nimero yanjye yayisabye Gasaro. Arambwira ngo Gasaro yarabanje no kumpamagara ku yindi nimero ntazi yiwe nga kumufata. Gasaro ampamagaye ndamwitaba arangandi kumwe na Ndimbati yifuzaga ko agukorera ikiganiro kimeze gutya wadufasha ukabikora. Ndamubwira nta kibazo. Kuri na telefone twavuganiyeho ni ya Gasaro. Ni ya Gasaro.
ntabwo ari yawe. ntabwo ari yawe. None se mu by'ukuri bino bintu byakugejeje imihanda yose ni Olive, n'utari ukuzi nkeka ko akuzi, nako si nkeka ndahamya ko uru Rwanda utakuzi ntakoresha social media, kereka utayikoresha nta muntu utanzi. Ariko ikintu cyambabaje ni uko banyubakiye izina nabi mu buryo ntigeze ntekereza kuryubaka. Njye nabikoze nzi ko nyine ari ibintu bisanzwe, kuko zari no ku kiganiro kiganiro amakomenti yari meza. None izina ryanjye aba YouTuber batari abanyamwuga, kuko ari abanyamwuga bari kubikora neza, bararyica, banyiciye izina, bajya kugusesengura, bajya kuzi. Ikibazo si ugusesengura, ariko se wasesenguye ukuri, bansesengura nabi ko ntari, barantuka, banyangiriza izina, bararyanduza. Niyo mpamvu nakoze ibiganiro byinshi mvuga ngo ni abanyeshyari, kuko muri iyi mihanda iyo babonye uzamutse bashaka ikintu kiri bugutsikamire kikagusubiza hasi. Nicyo ntekereza ko bakoze, kuko uwabikoze wese ntago yaranzi, ntago azi Olive uwo ari we, ntago azi Olive uwo ndiwe. We gusa yarifataga akamuvuga uko yumva yamutekereje, cyangwa ibyo yumva biri bumutwikire. Ari byo nabwiye abantu banjye, ndababwira ngo ese iyo ukoze biriya bintu uba utekereza uwo uri gukoraho ameze ate mu mutima we? Kuko njye narababaye, naravuze icyiza ni uko nafite umutima ukomeye ngewe, ari nk'undi muntu udafite umutima. Mbese mu by'ukuri umutima wawe warakomeye? Tubwire wari umeze gute utarabyakira, kuko ntukamenya ikintu kiraza ariko ntabwo uhita ucyakira. Wari umeze ute muri wowe? Njye narababaye cyane, numva ntashaka kwizera abantu, numva nanze abantu, bakajya bamuhamagara simbitabe, nkicara nkarira, nkitekerezaho, nkiburira formule, nkitekereza nkavuga kuko ndi ikigoryi nk'uko bari kubivuga, nkibaza ibintu byinshi, nkababara cyane, nkarira. Ariko nyuma yaho naje gutekereza ko warize nk'igihe kingana iki wenda utarabivamo? Nk'iminsi nk'itatu ya mbere. Nakundaga no kujya kuri YouTube, mu buzima busanzwe ntabwo nkunda kujyaho ngo mpfe kureba, ariko nabaga nshaka kureba se ndewe basi uwamvuze neza, nkamushaka nkamubura, nkabona benshi baramvuga nabi, ariko harimo bake bamvugaga neza. Nibwo ngewe Ndimbati tuvugana, niwe wandemye umutima atuma nakomera. Yarampamagara arambwira komera. Njye bamvuze gake, njye namubaje ikibazo kimwe, ndamubwiye se nyuma y'ibi izina ryanjye ntirizangirika? Ejo cyangwa ejo bundi najya nkora ibintu abantu ntibabirebe, cyangwa bakantuka, cyangwa bagakomeza bakanyanga kubera mu banyamakuru? Arambwira ntibamvuze gake. Arambwira ati aba bantu ni abanyeshyari, bazakurwanya buri uko babonye uzamutse, ariko wowe wicika intege ngo bereke ko uri umwana muto bakandagira ugahita usubira hasi. Numva ndakomeye, ntekereza amateka ye, numva ndakomeye. None se kujya gukora ikiganiro urakaye kuri channel yawe, byo wari wabitekerejeho ubwo? Nabikoreshejwe n'umujinya. Nari nababaye, nari nagize umujinya cyane. Niba waracyumvise kiriya kiganiro, ni umugabo umwe waje, yego namubonye ngo yitwa Noheli, ngo ni Noheli, araza bajya ruguru yo mu rugo, yari yazanywe n'undi mugabo wari inshuti n'umugabo wanjye. Ahubwo niwe nabonaga bakora amaprank. Yego, uriya ngo ni Imenagitero, reka namuvuga ngo ni Imenagitero, ni n'umuyenzi mu mago. Yego, yazanye abo bagabo hafi yo mu rugo kuko yaraziranye n'umugabo wanjye. Bageze hafi yo mu rugo babona, nibagera mu rugo ndababona, bajya ruguru yo mu rugo bahashutingira agafilme, babwira umusore twebwe twirukankane uvuge ko uri umuzamu kwa Olive. Ngira ngo n'uwabyitegereje neza yarabibonye ko ari filme bakinnye. Umusore rero ako kanya ikintu cyambabaje, yahise aza mu rugo. Njye nanagikoze kiriya kiganiro bataracyaprodinga abo. Yahise aza mu rugo ako kanya. Ageze mu rugo arakomanga ati ndashaka umudamu wawe. Ndavuga se ni amahoro. Mpageze ambwira story yose, arambwira ati njye bampaye amafaranga, barambwira ngo ngiye mvuge ko ndi umuzamu wawe, bankoresha ibintu ntazi, ariko mu by'ukuri sinari nzi ko bashaka gusebya izina ryawe, sinari nakuzi. Ndamubwira okay, ntago wari uzi hano uti wapi, gusa bahantu ngira urutoki, barambwira ati umuntu turi kuvuga dora tuyari. Ndangije numva ndababaye cyane cyane. Nibwo rero nahise ngira uburakari, nshyiraho kamera ndankora kiriya kiganiro, mvuga nabi, ariko n'undi muntu wese yababara, byamubabaza akavuga nabi. Wakoze ikiganiro mu buryo bwo gutwika cyangwa mu buryo bwo gusubiza uwo mugabo? Njye nabikoze mu buryo bwo kumusubiza, kuko nabonye ari kumpamagara kuri telefone, nari nashatse na nimero ye. Yaranaguhamagaraga se? Yego, yarampamagaye. Nari mfite nimero ye kuko yari yabanje gukora ikiganiro asebya kwa Gasabo. Yego nabyumvise. Noneho ampamagaye
mpita mbibona ko ariwe umpamagaye kandi nashakaga kumuhamagara mwitabye arandikodinga ndavuga uyu muntu nimuhamagara nkamutura umujinya afite kuri telefone arandikodinga nanone ndavuga rero njyewe ngiye gukora ikiganiro musubize ndabizi neza ko ari bukibona ngaye n'umunyamakuru wamukoresheje ibyo bintu kuko uriya munyamakuru ndatekereza ntabwo ariko bakora kugira ngo mujye gushutinga kugira ngo musibye umuntu ndavuga umuntu simuzi uyu mu YouTube uyu muntu uri gukorera iki kinyamakuru ariko reka basi ngikore kugira ngo banakibone n'undi uri burebe kiriya kiganiro aza akareba ko cyanjye abona ukuri hari abantu bavuze bati murebe nyuma yo gusesengura nyuma yo gufata ibyo twakoze dukora ikiganiro bati murebe n'amarira ye ntabwo asohoka none se bazi uko ndira atari kwiriza barabizi uko ndira ari kwiriza se umuntu wiriza n'uri kurira babitandukanye bategeko nabizi kereka basi asanzwe azi uko ndira akavuga ngo ntago ndabizi neza ko atari kuriyarira ibyo byo yenda nabyemera Oliver harimo bavuga ko ngo wakinnye filime njye nta nibyo narinze pe sibyo ushobora kuba narakubonye muri filime ariko ntarinze wenda ko ari wowe maybe ko byabayeho ariko ntabwo nzi gukina filime pe ntabyo narinze noneho bavuga bati Olive mwishinga akiniye filime iriya ni filime arimo kwa Rweme ndetse filime bayikina umuntu ayikina ari umwe ariko yenda tuvuge nkina filime ni bya bindi navuze ngo iyo ukora prank bahora bumva kuri gukora prank iyo ukina filime bahora bumva kuri kubakinira filime ndatekereza ahubwo ikibazo njye nakibaza umukinnyi wa filime cyangwa umukinnyi wa prank nta kindi kintu yemerewe kuvuga kitari prank na filime nibyo nakibaza nakubaje ni kuki wemeye kuza gukora kuki wahisemo kuza gukora ikiganiro inkuru yanjye urumva umugabo yaragutaye ntabwo hashize amezi menshi kuki wahisemo kuza gukora ikiganiro aho kugira ngo utuze njyewe mu busanzwe iyo ncecetse ibintu bikambyimberamo bishobora kunkoresha ikintu ntateganyije kuko njyewe ngira uko nceceka biriyongera umujinya ukiyongera ku buryo nshobora gukora ikintu kibi rero beta ko navuga kuko iyo mvuze uko mvuga uburakari bigenda bunsohoka iyo mvuze cyangwa nkarira ndatuza rero niyo mpamvu njye ese famiye yafashe gute cya kiganiro famiye yanjye yo ntabwo bigeze ntacyo byabatwaye nta nubwo bababaye babyumvishe nkaho kuko banzi bumvaga ko nyine ariyo mahitamo yanjye hari umudamu nabonye avuga ngo ruriya rugo ko baragiye kwimena inda bakavuga ibyabo ngo nta bukure burimo baramubonye nta bukure burimo nta maturite irimo ubundi ntabwo nshaje n'ubundi ntabwo nshaje yavugaga maturite ubukure bwo mu mutwe yego mu mutwe ho ntabwo natekereza ko kuba narabikoze ari ubugoryi kuko igenda wowe utekereza ukwawe nanjye ngatekereza ukwawe njye mfite impamvu nabivuze kandi impamvu zirenga 5 rero sintekereza ukuntu wowe wambwira ko ntari mukuri kandi njye numva ntari mukuri niba ku giti cyawe wumva ari bibi ku giti cyanjye ndumva ari byiza kandi umpamagaye ukamvugisha nakubwira impamvu zanjye kuko njye nsanzwe ndi mu YouTube nkorera YouTube rero kuba bambonana na James Musi dukina prank ejo ntibamubone bazamumbaza rero biba byiza ko nabibwira abanyarwanda bakamenya uko bimeze kugira hatazanagira umwumbaza ngakomeye none se ahubwo channel yanyu ninde uyikoresha ni njye uri kuyikoresha James ko yari ya babiri nawe ifiteho access sinzi impamvu atarasohora ikiganiro ese ubwo urumva mwaratandukanye uri ntugiye kongera kuncanga oya ntago ari kugucanga urareba umuntu ashobora kuba afite wowe yenda usanzwe ubikoresha YouTube studio muri telefone n'undi ayifite niko twe bimeze sintekereza ko yenda abishatse atakinjiramo kuko amapassword nese kuki utahinduye amapassword niba uzi ko mwatandukanye oya ntago nahindura password nanjye mpora nifuza ko yakora nk'ikiganiro basi nkumva ibyo avuga nkumva ibimurimo muri niyo mpamvu mpora mbyifuza niyo mpamvu nanze guhindura password kugira ngo basi igihe azumva abohotse muri we azavuge menye urwego ahagaze igihe afashe gute ikiganiro twakoranye nta kintu yigeze akimbwira na gito pe ntabwo yigeze kohereza message urumva nibwo bwa mbere cyari kibaye nibyo nakoze nanjye ubwanjye nta kintu ajya bimbwira yampamagaye umunsi umwe mbaza iby'abana
birarangira. None se mbwira ko abantu bose benshi bavuze bati Gerard nawe winjiye mu maprank, biriya bintu ntabwo byanshimishije. Birumvikana wanyinjiye mu maprank. birumvikana ntabwo byagushimishije. Wanyinjiye mu maprank. Oya ndatekereza ntabwo nigeze nkwinjiza mu maprank. Kuba barakuvuze sinigeze mbishaka ngiye ngo numve nshatse kuba nagukirishamo muri aba Banyarwanda nkuko nanjye uko bamvuze ntigeze mbyifuza. Abantu rero bavuga ibyabo, ndumva ntakubwira ngo nakwinjije mu maprank kuko nta prank nigeze ngukinira. Nta nubwo nigeze mbivuganaho naye yenda nkunze kuguprank. Kandi prank iyo umuntu aprankinze umuntu birangira bivuze. Sinzi niba Abanyarwanda ibyo bintu babizi. Yego. Iyo prankinze umuntu ntago ni nacyo abantu banavugaga. No kuri cya kiganiro nabonye ibyo nabigiye mbona bavuga bati ubundi tuzi ko prank mukora ikiganiro kikaba prank ariko mugasoza muvuze uti yari prank. Rero kuba ntarabivuze si uko ntari mbizi ahubwo nuko itari prank. Ntago nigeze mbikwinjizamo. Sorry nambabarire niba yenda waratekereje ko ngiye ndi kugukinira prank. Ntago yari prank. Abantu babivuze uko babitekereza babivuga uko babyumva, ariko ndatekereza kuba barakuvuze nabi ntago nigeze mbyifuza, no kuba nanjye banavuze nabi ntago nigeze mbyifuza. Niyo mpamvu ngarutse kugira ngo dukore iki kiganiro nkubwire umbabarire n'undi wese ubyumva agukure muri ibi bintu. Yenda bavuge nge ariko we babibakurikira. Ese uri biriya bintu navuga ngo byanze bikunze byatumye n'ino mihanda nta muntu utakuzi. Nta muntu utakuzi. Byatumye izina se ryawe rinazamuka. Nkeka ko mu YouTuber aba yifuza ko izina rye rizamuka bamumenya kugira ngo n'ibikorwa bye bitera imbere. Somehow ntibyanagufashije se? Byaramfashije ariko ndatekereza babikoze ntabwo bifuzaga ko bimfasha. Ariko we byaragufashije? Njye byaramfashije kuko buryo umwanzi wawe niwe ukureba cyane. Umuzi w'ubuzima kuri ubu Extra Power Formula wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije. Twawushyize kuri promotion. Umwihariko wa Extra Power Formula ni imbatura mugabo, ikaba umuti karundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Wayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Nimutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata. Wanaduhamagara kuri nimero zacu 0786 04 04 36. Ushobora kunyangisha abantu bawe bakaza kwiga. Wabita abanzi cyangwa juste nabashaka gutwika? Bari yanje nabita abanzi. Wabyegereje umutima? Nagari kuri yabatwika. Nagari kuri yabatwika kuko gutwika usebye umuntu. Ubuse mfite umutima woroshye se nakabaye nariyahuye. Ubwo siyo niyahura ngapfa byari kubanezeza bari kuba batwitse bageze ku cyo bifuzaga. Nago kuri yari ko gutwika. Niba hari nutekereza ko batwikira ku muntu bamusebya nagari ko bimeze. Niyo mpamvu uvuga ngo na leta y'u Rwanda izahagurukira ibi bintu. Ubuse nka Noheli wagiye gutwikira ku mugore wa Asia, umugore wa Toje. Ubu ntiyamutera igikomere cyatuma niyahura. U Rwanda rukabanga abantu bari kwiyahura bapfa hejuru ngo yo gutwika kubaka izina rya ugatwikira ku muntu umusebya. Nta kindi kintu cyatuma batwika badasebeje umuntu. Biriya bintu birababaje. Nago muyenda baratwitse pe ariko nago ari kuri yabatwika, nago ari ariyo discipline yo gutwikira. Nabonye ariko bagena muri kuko nabita mbireba bita bajya mbere y'ikigano twakoranye na nyuma. Mbere ntabwo mwagiraga ama views menshi n'aba subs ntabwo bari benshi, ariko cyariyongera ati target bifuzaga bayigezeho. Ikintu cyatumye byiyongera ni ukubera ko batubuza ari benshi. Uko kuvuga nyine byaradutwikira. Si cyo mwifuzaga se? Nibyo twifuzaga. Ariko nanone kugira ngo uvuge umuntu yirukanyire kukureba atazanywe no kukureba ngo yenda yumva kugira impuhwe cyangwa kukuvuge neza, ahubwo akirukankira kukureba kubera ko bamukwangishije yakwanze. Kavuga ati reka njye kureba kakagore. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo nifuzaga. Izo views ntabwo ari zo nifuzaga. Nta bantu baguhamagaye bagutuka bavuga ati gore bagiye kwiyanika? Nta wigeze ampamagara nkuko. Ni nacyo nshimira Imana kuko byari kuntera kuvuga nabi. Ariko nta muntu wigeze ampamagara nkuka. N'uwanyandikiraga message yaranyandikiraga akambwira ati biriya bintu byari byiza ariko ntago byari ngombwa ko ubivuga hariya.
nkumva ko basi yashyizemo discipline bitandukanye cyane na bariya ba YouTuber ibiganiro bagiye bakora bensebye. None se mbwira uyu munsi iyo utambutse mu muhanda nta muntu utazi isura ya Olive na James, umuntu uba kuri iyi mihanda wese ufungura agafungura YouTube channel nabonye mbona bagiye bagukuraho amartikle utwo tundi bashyira muri za story za YouTube se ni mu community simbizi benshi. Iyo utambutse mu muhanda kumva bimeze bite? Njye numva ku ruhande rumwe ni byiza pe naramenyekanye, ariko ku rundi ruhande bintera n'isoni. Gute? Mpita numva kubera ko abenshi bagiye bamenya nabi bitandukanye n'ukundi. Rero iyo abantu bandebye bakavuga ati si wowe wavuze gutya na gutya, si wowe abantu bari kuvuga gutya bavuga nabi, numva bimbabaje kuko mu by'ukuri nifuzaga ko najya nyuraho yenda abantu bakamvuga neza, uba wumva uri na proud yawe. Ariko rero kunyuraho umuntu wese urebye ati dore wa muntu bakuvuga nabi birababaza, byarankomerekeje. Byaragukomerekeje? Byarankomerekeje. Ndetse ijoro utajya wibagirwa ryakubereye rigari pe niri byari imeze bite? Nijoro umunsi wa mbere umugabo bita Bosco mvuga. Bosco ninde? Ntago muzi, gusa ni umu YouTube. Yego. Ufite channel itanarenze cyane, ariko yarambuza amagambo menshi ansebya. Ubona ifite channel itarenze, nareba niye nkabona ziri ku rwego rumwe, nkumva nanone birambabaje. Avuga ngo nifuzaga views, ngo turabana, ngarabizi neza. Amagambo yavuze amagambo menshi mabi. Niki cyagukomerekeje cyatumye unamufata mu mutwe? Kuko abavuze ni benshi. Abavuze ni abantu babiri, hari channel byiza nkomerekeje n'abandi bahungu babiri bakorana. Nabo baravuze ngo ngenda bazi ntaho nzi pe. Nta n'amazina ngo turaziranye ngo ntabwo mbazi, nta n'amazina yabonye. Nabo baravuze barantuka cyane. Abo bantu barankomerekeje ku buryo ibiganiro byabo bya mbere nabonye byatumye ndara nasinziriye, ndababara cyane. Nkajya mbyuka nkumva nafunga channel nkarekera gukora. Gusa nanone nabona abantu bampamagara ati ntocike intege, nkumva ngomba gukora cyane kugira ngo mbereke ko nari umwana bakanga ngo yiruke. Ndavuga okay nzakora, ariko amagambo bamvuze amagambo mabi ntashobora no gusubiramo. Byatumye nanakora ikiganiro ndababwira ati aha kuri uyu muhanda turi kubwira abanyarwanda discipline watojwe gerageza uyigaragaze. Rero niba uje kugaragaza ko wakuze uzi gutukana cyane, mu by'ukuri uransebye ntuko abantu babibona, ariko umuntu uzagushima niwo muhuje imico, niwo muhuje discipline. Ariko umuntu ufite discipline nzima ntazumva uri gutuka umuntu w'umubyeyi kuri channel yawe ngo agushyigikire, ntabwo ari byiza. Byatumye njye mubabwira amagambo mabi. Bamwe baravuga ngo ikigoryi, ndababwira ngo iyo umuntu ari ikigoryi ari nk'umusazi ari kwiruka mu muhanda agafata ibuye akaza aje kugutera uramuhunga, ariko nawe iyo utoraguye amabuye ukabutera muba muri abasazi babiri bigendera. Ndavuga ati niba mutekereza ko ndi umusazi mukambona nk'umusazi, narababwiye ngo indera bahagire hagari kuko ndabona tuzajyayo turi benshi pe. Mu gitondo ubwo wabyutse umeze ute? Warabyutse uravuga uti mu by'ukuri ndongera kurebera kuri YouTube, wenda hari n'abakoresha amalink ntibyabura, inshuti ntizabura kukweza amalink uyu yagutse. Reka nkubwize ukuri gera niyo n'ubu ngubu ntabwo nyafungura YouTube ngo ngiye kureba ibindi bintu by'abandi. Byarankomerekeje wumve ko n'ubu nkubwira ndakomeye naje turakorana, ariko sinshobora gufungura YouTube ngo ngiye ngo kuri ayo macana, sinshobora. Barampamagara benshi ati wabonye ikiganiro Clara yakoze, ahubwo se yavuze ngo iki, bakambwiramo nk'amagambo abiri yavuze nkikomereza, sinshobora kukireba pe. Nabo nibumva n'iki kiganiro bamenye ko ntago njya ndeba ibiganiro byabo, kuko namaze kubona ko nta kintu cyubaka bambwira, nta n'ikintu nakumva rero bavuga. Byarankomerekeje n'ubu sinya mpfa gufungura YouTube, bizongera kumbaho kera. Baracecetse barankuye mu mitwe yabo barashyize. Uri byanze kunze iyo uhuye n'ibintu bigukomeretsa by'umwihariko nkawe wahuye n'ibyo byo ku mihanda, kenshi uravuga uti niba nakomeje gukora nuko nshaka kwibyaza ibikomeye. Wowe nka Olive urishushanya ute noneho mu minsi iri imbere, mu gihe ino ntambara izaba isa n'iyahushije kwa Olive? Njyewe nzakomeza nkore
ntabwo nzigera ncika intege kuko buryo iyo ucitse intege na wundi wakurwanyaga abona ko icyo yifuje yakigezeho. ese kuki ubyita bakurwanya batakuzi uri impamvu mvuga ngo barakurwanya ni uko atari njye wa mbere bibayeho. nagiye nakira ubuhamya bw'abantu benshi baje kuri iyi mihanda bagashaka kubasubiza hasi. namaze kumenya ko babimbwiraga mbere ntarabibona, noneho njye narabyiboneye. nagiye mpura n'abayutuba benshi barambwira ati wowe ibi bintu bigiyemo ntabyo uzi, harimo amashyari bazakurwanya. rero ndavuga okay, ngomba kubijyamo. sinari nzi ko bizagera ariko kugeza aho nabibonye naravuze nzakora, na nyuma y'ibi ngibi nzakora nkomeze nkore ibyo nakoraga, nkora amapranka, nkora ibiganiro, nkore buri kimwe cyose kugira ngo njye nzamure channel yanjye kandi nyibyaze umusaruro nifuje njya kuyifonda. ntabwo rero nzigera ncika intege. ntabwo uzigera namwe ucika intege. hanyuma wibaje ati se wamenye gute mu isegonda rimwe guhita ngo umenye kweditinga kujya gutenga byarakorwaga na James? sinzi ukuntu biba bizwi ko bikorwa na James. nanjye ndabyibaza. nta n'umuntu twigeze dutangariza ko ari James ubikora kuko njye nakoraga prank n'ubundi na settingaga kamera. none se iyo ugiye gukora prank hari ubwo ugiye kwikorera babizi? rero nk'iyo nakoreraga James prank sinjye wabaga wisettingiye kamera. mu cameraman twese mufite yari yaragiye n'ubundi tubyikorera twacu turi babiri. nari nsanzwe mbizi kweditinga, nari nsanzwe mbizi babinyigisha gutya kuko ngiye nkunda kumenya. nakundaga kwicara akanyigisha nkabireba ariko simbikore cyane ariko nari mbizi. rero kubona ikintu nka kiriya kikubayeho ugerageza uburyo ki noneho n'ibyo utaruzi ubimenye. rero mbere y'uko nkomeza na Olivier turacyafite ikiganiro, ibyo mwifuza kumenya byose murabimenya. Olivier uze kunyibutsa ibintu byo kumubaza ni byinshi. ndashaka kubwira aba-YouTuber bagenzi banjye rwose mwankozeho ibiganiro ndetse na Olivier mukavuga ngo Gerard utangiye kwinjira mu ma prank. ntabwo njye ninjira mu ma prank. ino ni ikiganiro cyitwa inkuru yanjye kwa Rweme Mbabazi. nta prank rero njye gukora ahangaha, nta prank mfite ahangaha na ntoya sibyo? nuwazana prank ahangaha ndabizi ko ari ibye mu mutima we nanabikora na Olivier na nyuma nidusanga ari na prank simbizi ni ibyabo. uramutse unabikoze ngasanga ni prank ibyo nibikoreba ntabwo bindeba sibyo? icyo ntakwemera nuko ntakwemera ko ino channel dukoresha ama prank ni inkuru yanjye sibyo? abo ba YouTuber rero wongirira impuwe ugira gute abo ngabo tuwe tubaritse namwe mu ndeke sibyo? ntabwo ngiye kumentioninga ngo ninde na runaka simbizi. ibyo ni ibyamye rero sinshaka no kubyumva cyane. kungarura mucuruze mukoresheje ayo mafoto n'ibiki byose ariko ntimurengere sibyo? na Olive nawe ntimumurengereho kimwe n'umugabo we James ntimumurengereho. yaje kuvuga inkuru ye ahangaha kimwe n'uko abandi bavuga inkuru yabo. ndamwakira nk'uko nakira abandi bafite inkuru zitandukanye. birashoboka ko nakiriye sinjya gucukumbura ngo rero muri famiye zangu bimeze gute. upfa kuba utabishyiriye umuntu runaka ndabaje ngacukumbura ngo bimeze bite sibyo? so rero mu gihe bitica umutekano w'igihugu, bitica security y'igihugu, birashoboka ko ushaka kuvuga ibintu bishobora guhungabanya ubumwe bw'abanyarwanda, ahubwo ntabwo nzakwemerera. ariko mu bintu uzana byo muri life zawe mu buzima bwawe ni ibyawe, ibyo ni ibikureba, urama story yawe. ariko benshi Olivier aranabizi, abenshi hari nabo nkatira. twamaze gukora ikiganiro nkamubwira nti rero ikiganiro cyawe kimwe kubeshya ntabwo tuzagukorana sibyo? ariko bitavuze ngo abacanga bose baba bavuga ukuri sibyo? birashoboka ko ibyo yavuzemo yashyizemo umunyu, yashyizemo iki, afite ibyo agambiriye, it's okay sibyo? niba ariyo nkuru yawe washimye kuduha turayakira. Olivier nuko uyu munsi rero James ari hehe? ntabwo mbizi, sinjya nkunda no kubyinjiramo cyane. sinjya kubyinjiramo cyane. kubera iki? aho nabyinjiyemo cyane narakomeretse, niyo mpamvu nabirengeje amaso nsigaye nkora ibintu bisanzwe. hari abantu navuga ngo uyu munsi batandukana nabo bashakanye sibyo? rimwe na rimwe bibabera igikomere kirenze ukwemera.
biryana gute kuba watandukana n'uwo mwashakanye mukiri abajene mukiri bato, simvuga wenda ku story yawe wenyine, byanze kunze waganira n'abandi batandukanye bakubwira story zabo, ntabwo byabura ko umuntu aguhamagara ati Oliver nanjye rwose umugabo wanjye arantaye kandi twe tumaze kugira ahantu haryoshye, yatwawe n'umugore umeze gutya na gutya. Hari n'uwo nakiri mu minsi yashize rwose watwawe, umugabo we yatwawe n'umugore ungana na nyina. Mbwira amakonfesiyo abantu wakiriye ku matelefone wagutangaje n'ubu ufite story idasanzwe. Njyewe hari uwo mperutse kwakira yarambwiye ngo ni benshi. Hari uwo mbwiye ngo yamutanye umwana umwe w'amezi 2 n'igice, arangije aragenda ajya gushaka undi mugore banatura aho ngaho. Yarambwiye ngo yagize depression, hahandi yabaye nk'umusazi akajya agenda uko ababaye akitobora ugutwi. Rero umuntu yambara iherena rimwe uko ababaye agatobora ugutwi, ngafite imyenge myinshi ku gutwi kubera depression yatewe n'umugabo. Yageze haba nk'umusazi ajya iwabo kwanjye, arasara abwira mama ye nutampa amafaranga ngo njye muri Tanzania ndogesha umugabo wanjye agaruke, ndiyahura. Nk'umubyeyi we yabanje kubyanga, ngatuza umukobwa yabyanze neza ngo nyina yaramuhaye kugira ngo abone umwana we abaye hatiyahuye. Ngaragenda ajya kurogesha kuri ibishoboka byose umugabo yanga kugaruka. Ariko yarambwiye ngo yabirwaye nk'imyaka myinshi, n'ubu ntaragaruka. N'ubu ntabwo aragaruka. Ariko yakuvugishaga ari muri Tanzania? Oya, yagiye kurogesha aragaruka, umugabo biranga. Umugabo ntabwo aragaruka? Ntagaragara. Ubu nyine n'umukobwa afite umwana. Yarambwiye ngo yarebaga umwana we aho kugira ngo basa amusubizemo ibyinigiro bamusekere yishime, we noneho akababara akamubonamo isura ya se, yamureba akamubonamo ya sura ya se akamwanga. Urumva igikomere yagize cyageze no ku mwana, kigera no muri famiye yose. Yarampamagaye yarambwira ati hangane ntuzabe nk'uko nanjye nabaye. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783378096. Hari story nyinshi nagiye numva zagiye zinyubaka. Hari n'umwana noneho yampamugiye wari umwana, arambwira ati ngiye papa yadutaye mfite imyaka 7. Aragenda turamubura na barumuna banjye, mama arahangayika akajya ahora arira turera. Tumaze gukura tugeze imyaka dusoje secondaire twese, aragaruka. Ndangasugo mama wawe yakiriye papa wawe amaze kubishyurira ishuri murangije kwiga, yaragarutse amwakira. Hari abantu rero bagiye bampa imbaraga, nkumva barankomeje, nkumva story nyinshi zibabaje. Wese ubona umugabo ari iki? Yumva izo story z'abantu. Jena nago navuga ngo umugabo ngo ni iki n'iki ngo muvuge nabi, kuko biterwa n'umugabo wawe. Hari abagabo babi, hari n'abagabo beza, n'abagabo bose ari babi. Ntago umugabo w'umuntu uri kundeba hano w'umugore ntago ari we James, nta nubwo ari we wowe. Abagabo rero baratandukanye cyane, kimwe nk'uko abagore tujya tubabaza. Rundi ruhande ntago umugabo wese ubona mu muhanda ari mubi. Njye hari abakobwa bamamagaye kavuga ati ngiye sheri wanjye narayimukatiye ati ibintu byakubayeho nanjye ejo bimbeho. Nkababwira mpumura, ntago umugabo wawe ari James, uwo musore uramuziza ubusa, kuko ushobora gusanga ari umwana mwiza bwo kuruta wowe. Mufate mukundane, naguhemukira azaguhemukire, ariko ntago abagabo bose ari babi. Ntabwo bose ari babi. Ntago bose ari babi. Wowe ntabwo ufite mu mutima bw'ubuzima? Njyewe ntabwo bafite, kubera ko njye nitwa Irankunda. Iryo zina rijya rinyongeramo Wizerera mu Mana? Nizerera mu Mana, kandi iryo zina kuva mu buto bwanjye niyo nababaraga naravugaga Imana irankunda, nkumva rirankomeje. Rero ntago, ikindi cya kabiri no muri story yanjye narabivuze, ndi umukozi, ntago nzi kwicara ngo nsabe, sinzi no gusaba amafaranga.
ubuzima bwanjye ntabwo icyo kintu nkigira rero nk'uko nakuze numva ko ngomba kwirwanya nzakomeza nirwaneho kandi ubuzima bwanjye bugende neza. Yego narabonye etaje yarabaye ikibazo. Etaje yabaye ikibazo niko etaje yabaye ikibazo. ni gute umuntu aba muri etaje akabasha kuyishyura ariko mutekereza ko bavuze ngo wabuze amafaranga yo kwishyura etaje ngo muje mu mitwe barabayituma batekereza ko niba wowe atabasha kuyishyura njye byananira nese amezi nyimazemo yaranyishyuriraga kuki atekereza ko inaniyo ngo inzara yarabishe inzara yaratwishe se bro uratugaburira njye niba hari ibyo nagiye numva nkumva biranansekeje nkaho uvuga ngo etaje yarananiye kwishyura amezi nyimazemo noneho hano bavuze ngo nyimazemo kumwe bavuze byinshi amezi nyimazemo hari ubwo nigeze nguhamagara ngo nyishyurire ese ubundi bamenye gute ko mutuye muri etaje nuko ariho dusanzwe dukorera amafaranga turahakorera bita bigaragara ko ari etaje yego biragaragara kubera ko hari izo twakoreraga hanze hari izo twakoreraga hejuru hasi nyine biragaragara ko ariyo tubamo ariko nkibaza igihe nyimazemo ubu nibwo nari mbuze amafaranga yishyura ahubwo se nayimukiyemo ari uko mbizi ko izananira kuki ntari kujya mu yiciriritse yo hasi kandi ko nari kuyishobora rero ntabwo nigeze nimukira mu nzu ntabasha kwishyura nubyumva byumve nta mafaranga y'abanyarwanda nigeze nakira nta nayo nshaka naje no kubatera impuhwe nta nayo nariye nta nayo narya rero mutuze mushyire umutima hamwe nawe nasabye amafaranga yo kwishyura inzu iyo narababwiye iyo mbyifuza iyo mbishaka kiriya gihe nari bukubwire ati pininga nimero yanjye banyohereze amafaranga kuko benshi barabikora ariko se kuki ntabikoze nuko ntabitekereje se ntabyo watekereje ntabyo nigeze ntekereza sinanabitekereza mu buzima bwanjye kuko no muri character zanjye zose guhera ku kiganiro cya mbere nakoze kwa Rose ntago nzi kwaka amafaranga nagiye mbivuga kenshi sinzi gusaba umuntu amafaranga rero kuvuga ngo ngewe umuntu agiye gusaba abanyarwanda reka mbabwire muzagumane amafaranga yanyu murebe ko ntabaho cyangwa murebe ko nimuka muri iyo etaje ngo nuko yenda ngo uzakora kandi burya nicyo kizima uzi ko abantu benshi cyane baduye imico yo gusaba n'umuntu wishoboye akaza agahimba story akaza gusa nibyo navugaga uje guhimba story ngo uje gusaba amafaranga byo bana we ibyo byo ni ibindi bindi reka mbabwize ukuri bira bintu ntago byaguhira sibye gucaho hari n'abantu basaba yajya acaho abantu bose baramurambiye aje gusaba yanakubona agahunga akavuga ati buriya arahita nsaba amafaranga rero ibyo bintu ntago ari wo muco wanjye ntago mbikunda nta depression wagize depression yo ntiyabura kubera amagambo menshi nagenze hari aho nageze numva mbaye nk'umusazi neza nkumva ndabiretse nakongera ngatekereza nkavuga reka nkore hacamo nk'umunsi umwe nkavuga reka nkore ndakora nkongera nkagira depression nkagira umujinya mwinshi ngatongana nkitonganya nkarira ariko nyuma ngatuza nangiza ikintu nabihimishije n'iki navuze nzajya nseka guhera kwa mbere kugera ku cyumweru bambone nseka abandi bambona nseka ngo nayo ni depression bambona ndi guseka wasekaga ubishaka se cyangwa kugira ngo wemeze ngewe nabaga ndi kuri kamera kenshi narasekaga utanabishaka oya nge iyo nikuyemo ikintu nge nakubwiye ikintu iyo ndizi nkanavuga umutima wanjye urera ntabwo cya kintu cyongera kumva ntabwo nagize depression yuko yagiye ahubwo nagize depression y'ibyo bintu bavuga rero nkagenda nkicara mu cyumba nkarira narangiza nkumva ndaruhutse ngahita nkaraba nkagaruka imbere ya kamera nsa neza nseka wambona nseka nabyo bikaba ikibazo ngo umuntu bataye ntaseka nkavuga se mbaririre mufitiye impuhwe narira ati yarira naseka ati yaseka nakisiga makeup nasa neza ngo nta muntu wataye ubona umwanya wo kwisiga makeup nayikuraho ati depression yamufashe mbigenze rero nakoze icyo numva kinyuze navuga nuriye umvuga nabi untekereza uko nari nambona abone ko nta kibazo na kimwe mfite hatazagera n'undeba nsa nabi naje nsa nabi nambaye nabi nagize iki ngavuga ati ni amafaranga y'abanyarwanda aragira ngo bamuterere bamugirire impuhwe kandi nayo nifuza uramutse uhuye n'umuntu wakuvuze nabi face to face iyo muramuka muhuye muri iriya minsi itatu ya mbere tubwira agize agahinda gakabije wumvaga ari gukora iki njye rero sinzi kwiyobera
ngira n'umujinya pe nkamenya no kuvuga nabi iyo nabishatse sibyo ko atari buri gihe mvuga nabi nari buvuge nabi bishoboka ariko ubu duhuye namunyuraho nkagenda cyokoze sinamusuhuza niyo yamvugisha sinamuvugisha sinzi kwiga aramutse kubwira ko yitwikiraga nk'abandi ntago namuha n'umwanya wo kubimbwira namunyuraho nkagenda naho yicaye sinahicara gusa kiriya gihe nagize amahirwe sinagira uwo mpurana uri reka tugane ku musozi w'ikiganiro sinibuka akantu nayo ngiye kukubaza ariko numva k'ingenzi uvuye nta kantu numva twibagiwe hano nakugira inama gira inama Olive na Olivier uzi ko ari ibyo na musaza wanjye bita Olivier buri joro ntabwo ukoraho buri joro abantu baba bateze amatwi Olive na James kugira ngo twumve ngo ibiki noneho bigiye kubavugwaho ino platform mvuga ngo ubonye uko abantu bose bakuzi ugiye kwibyaza umusaruro gute n'iki kidasanzwe ugiye gukora ngiye kubaha ibiganiro byinshi ngiye gukora cyane mu by'ukuri kandi abankurikira bose bazabibona nzakora cyane ntago nzababera nk'uwo bamvuze uko bamvuze ntabwo ariko nzaba ahubwo njye nzaba uwundi nuzankunda zankundira uko ubundi ngiye gukora cyane biruta uko babitekerezaga hari benshi banyifuzaga muri filime bamamagana amazo nakinagamo ngo nsubiremo nongeye nahagurutse ugiye kuzijyamo nyine nkorere channel yanjye kandi uwakinnye muzihe filime nakinnye muri Ganza ndumva njyamo na channel yitwa Ganza Films niyo irimo abantu ba Nario ego n'ubu yikinamo rahira ukinnyemo vuba ariko oya nakinnyemo kuva kera cyane nawe mu udusende twayo harimo Nario hakabamo wa mukobwa ukina muri bamenya ego nayikinnyemo kera noneho mbanza gufata pose nayo ngiye kubyara ndetse utwite ego mbanza kuyivamo ariko ubu nagarutse wagarutse bibyaza umusaruro ushaka cyane ngiye gukora hari benshi birirwaga banyandikira ngo kuki nasubiramo nasubiyemo urumva se samuha bitaragize n'akamaro yego byagize akamaro gakomeye ni ukuri kuko n'utarunzi yaramenye hari n'abaje kuri channel yanjye abantu bazi ko yenda bamvuze kugira ngo banyange bakaza bakankunda bagahita bagukundira n'ibiganiro ndi gukora muri iyi minsi biri kuma ishusho nziza k'abantu batumvisha ibyo bababwira ko ndi gusoma comment nari narazivuyeho kubera comment mbi ariko ubu ndi kuzisoma nkabonamo comment nyinshi nziza imbi ntizabura ariko inyinshi zikaba nziza niki wabwira abantu bavuga ngo bakwizera ku byo uvuga byose bakwizera juste bakomeje kukubera ifura kabone nubwo wavuzwe nabi kambabwire ngo ndabakunda cyane bamvuze nabi abandi barampamagara bambwira neza bamvuze nabi bamwe bagatera comment nziza nkumva ndishimye rero nakoze ikiganiro ejo bundi mbashimira n'ubu mbashimire mwarakoze mwambaye hafi mu gihe cyari gikomeye nahise mbona ko inshuti y'umumaro uyibona mu byago nabibonye ko inshuti zanjye nyinshi zagiye zimba hafi nahise mbona ko bari abantu ari inshuti nyanshuti ndavuga rero ndabakunda kandi bazakomeze bankurikirane bazakomeze banyizere kuko akenshi mu buzima sindi kwiyemera sindi no kubabeshya akenshi njye nkoresha ukuri mu byo nkora byose nkoresha ukuri ibibazo ndabibonye we uri niko ngo waroze James nicyo mwapfuye akomana yanjye no mu gisekuru cy'iwacu nta muntu nigeze numvuroga ariko warabibonye ubu se waroga umugabo ngo agende simbizi eshoko ngo yaguciye inyuma cyangwa yari afite abandi bacuditse nawe ukamuroga ariko ngo binagezwe ku bakobwa n'abagore bato ntabwo bize se abagore bari mu kigero cyawe baroga abagabo babo kugira ngo bagumeho cyangwa se niba utekereza ko guca inyuma njya mbyumva ariko simbishyigikiye nta nubwo njye nabikora n'imiti y'ibinyarwanda nzi umuravumba cyakoze yenda ngo njye kuroga ngendoga ibyo ni ibyo abashatse gutwika bavuze ariko warabibonye narabibonye hari n'ibindi byinshi uburozi ni ikintu gikomeye uri uburozi ni ikintu gikomeye mbwira uwumva ko waroze wabyumvise ute
reka nkubwire bitewe n'amagambo mabi nari narumvise ibyo byose ndagiye mbyumva bari abantu bampamagaye sinigeze mfata n'umwanya ngo byumve ibaze umuntu ukubeshyira ngo warose umugabo wawe wamuroga se ntiwamuroga ngo agaruke ahubwo wamuroga ngo agende nyine ngo yaragufashe yamenye ko wamuroze amenya ko namuroze yego arangije aragenda reka ndabihakanye ubu se igihe umugore yanduga nkaba nyiri mu rugo wagenda mbimenye ariko na James ndatekereza aziranye n'abanyamakuru benshi koko ari byo byabaye azabivuga reka tubitega amaso ko azabitubwira ariko harimo n'amagambo rero hano mvuga mbona nkabona ntabwo ari sawa kwita umuntu injajwa ni nibyo nakubwiye ngo ni discipline nkeya bareranywe bakaza kuyigaragaza kameme ukanabyandika muri title man okay ikindi kibazo ushaka kubaza ngo wabyaye umwana utari wa James ibyo ngibyo nanjye sinzi n'impamvu nibagiye kubikubwira mbere barabivuze ariko si koko wowe ko wamubonye ubonye adasa na James cyagiye umuzana nakoje uyu mwana asa nande wega we na James murasa turasa iyi nanjye niyo mpamvu nakubwiye gasana twese ariko uriya mwana urebye neza ukamwitegereza arasa na James sinzi niba waramwitegereje ariko se waba narabyaye umwana utari wowe akamara ari amezi 2 yose ataragenda yakaba yaragiye abagabo se ugiye ngo umenya ryari ayo mabanga ubu se muri ayo mezi 2 akoresheje DNA nta n'ahantu wigeze ubyumva James akubaza se umwana ntabwo mana yanjye namuvuze neza ntabwo ibyo bintu nta n'ubwo ubwo bujajwa yabujya ntabwo ari byo mu by'ukuri ari shock uriya mwana ari wa James iwe nta nubwo mbishidikanya mufite abana babiri dufite babiri nta n'umwe yashidikanya ikibazo ni ufite ikibazo uya wa kabiri sha bavuga ngo na basi umwana wanjye bamukure muri ibi ndabasabye ni ukuri kw'Imana bambabarire gusa we ndebera umwana ungana kuri kujya kumushyira nta nubwo ugize uca inyuma James se njyewe nubwo narota mbikora sinshobora nawe arabizi pe sinshobora ko bitaguturukaho ntabwo byanturukaho iyo ngeso si yanjye nawe arabizi niyo mpamvu akateye babagabo bose ndi umuca inyuma nari umuca inyuma muri ibi ariko n'ubu ndabibabwiye nihagira n'umpamagara ntereta nzamukuba nawe wakuzaniye amadolari menshi ukavuga utuzi ko abantu bari abakire wawe akaza mu rugo iwanjye oya kuri telefone arakubwira ati ndaguha igihumbi cy'idolari 2 reka unampamagaye unkangisha ayo mafaranga nukuri nagukupa utaranarangiza kubimbwira kuko mu buzima bwanjye nanga n'umuntu umpamagara ambwira anyereka ubutunzi bwe mbere y'amagambo agiye kumbwira na James arabizi igihe twamaranye yarabizi yanantereta anyereka ubutunzi nari bumwange imbere nari bumwange ataranasoza kubimbwira Jesus nguko ntabwo twaye gusoza tutakubaje bino bintu pe ori wakoze cyane kuba natwe muri iki kiganiro